kuza ku isi, Imana yamushizeho imyuka 7 ituma abasha kwiyajista kuri iyi si yibeho. Hejuru y'umwitero uruti yindi wo guca bugufi hari imyuka 7 wicayeho kugira ngo abashe kubana n'abantu, agendane n'abantu, akorane n'abantu, azacungura abantu. Imyuka 7 y'Imana ihora imbere y'intebe y'Imana, nta kindi ishinzwe, ni imyuka igomba gukorera ku isi. Iyo wemeye Imana iguha muri imwe muri iyi myuka kugira ngo ubashe kuyigaragaza, kuko ntidushobora gukora neza tudafite iyi myuka 7. Ibyo uzakora byose uzabikora n'ubwoba, ariko nushaka gukora ibintu bitari mu ubwoba ugomba kuba uri ekipe n'iyi myuka 7. Nubwo utagira yose nibura wagira imwe muri yo. Iyi si impamvu isi iri mu ntambara, iri mu bibazo, ibuze iyi myuka. Mu gitabo cya Yesaya hariya twasomye ngo mu gitsina cya Yesaya hazakomokamo agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Umwuka w'Uwiteka ni umwuka eternel, eternal life, ni ukuba w'iteka ryose, nubwo yapfa azabaho. Kristo yazanye umwuka w'iteka. Uyu ni umwuka w'Uwiteka. Ndagira imyaka, ndagira igihe, ndasaza, ntananirwa. Nubwo yace mu bibazo arabyambuka abicamo, nubwo yace mu myonga arambuka hakurya, nubwo yace mu rupfu abaho. Umwuka w'Uwiteka iyo turimo tubaho iteka ryose. Gupfa si ukuva mu mubiri, gupfa ni ukutagira umwuka w'Uwiteka. Kuko iyo ufite umwuka w'Uwiteka ubaho iteka ryose. Tuzabana n'Imana kuko turi mu mwuka w'Uwiteka. Twebwe ntitubabara nk'abanyabyaha iyo umuntu apfuye ngo ntituzongera kumubona, no, tuzamubona ari mu mwuka w'Uwiteka. Ni transite, ni transition, ni akanya gato, ariko umwuka w'Uwiteka iyo akurimo ubaho iteka ryose. Niyo mpamvu ibintu byose Imana ikora bibaho iteka ryose. Ibintu Imana byose ivuga bibaho iteka ryose, kuko umwuka w'Uwiteka ni umwuka utuma ikintu kidasaza, kigira imbaraga buri munsi, kiriyuburura. Abizeye Imana, abazi Imana bafite uyu mwuka. Umwuka wa kabiri ni umwuka w'ubwenge. Ubu bwenge mvuga ntabwo ari ubwenge buva ku isi. Donc umwuka w'Uwiteka n'ubwenge ntabwo ari ibyo ku isi. Igihe Salomo yabaye umwami, bamaze kumuha intebe y'ubwami, yarayiwe mu rugo, yaravuze ati sinshobora kuyobora Isirayeli n'ubu bwenge. Arazamuka ku kanunga hejuru gasumba iyindi, umusozi w'Igibeyoni, ararayo asaba Imana iki? Ubwenge. Ubwenge bw'Imana butwigisha kuba mu bantu. Ubwenge bw'Imana butwigisha kubana n'abantu. Ubwenge bw'Imana butwigisha kumenya ibiriho n'ibizaba. Ubwenge bw'Imana butwigisha kumenya amayobere. Ubwenge bw'Imana butuma tuba ahantu wagoye tukahaba. Ubwenge bw'Imana butuma tujya mu muriro ntidushe. Ubwenge bw'Imana butuma tujya mu minwa y'intare tukabaho. Ubwenge bw'Imana butugeza mu kirere turi ku isi. Ubwenge bw'Imana butumanukiyemo ntituba abantu basanzwe kandi dusanzwe, tuba abantu bakomeye kandi tworoheje, tuba abantu b'ibitangaza kandi turi ubusa. Ubwo ni ubwenge bw'Imana. Haleluya! Yay! Mu gitabo cya Yakobo igice cya 1 umurongo wa 5 ngubuze ubwo bwenge nabusaba Imana ngo iraza kubumuha. Waba ukeneye ubwo bwenge, Yesu nabuguhe. Umwuka wa 3 ni umwuka w'ubuhanga. Understanding siko bawita umwuka w'ubuhanga. Umwuka w'ubuhanga n'ubwenge biratandukanye. Ubwenge uhishurirwa ibintu bikomeye, ubuhanga ni ukumenya gukora ibyo bintu. Donc ushobora kumenya problème ahiri, ariko ubuhanga bukaguha kuyiresolve, to resolve the issue. Understanding y'ikintu ugihereye mu mizi. Ibyo nibyo ba Elisha bari bafite. Bamubwiye ikibazo cy'Yeriko, amenye ko mu isoko ariho hari ikibazo. Understanding. Ubwo ni ubuhanga. Nta shuri na rimwe kuri iyi si ryigisha ubuhanga, ryigisha ubumenyi, ryigisha understanding. N'aba bose mubona bavumbuye ntabwo ari amashuri bizemo. Ubu twiga amateoreme ya Archimede ntiyagiye mu ishuri. Nta university nimwe yagura umwuka w'ubwenge n'ubuhanga. Nta Minervari wabona, ntasi. Bibiliya iravuga, Salomo yaravuze ngo mu gihe cyanjye ndiho ngo hari umudugudu umwe mu gihugu cya kure ngo wagize ibibazo
ngo abanzi baraje barawutera barawugota, ngo bawurundaho ibirundo, babuza abantu amayira yo gusohoka no kwinjira. Igihugu kigiye kugwa mu maboko y'abanzi, ngo harimo umugabo umwe w'umukene ngo ariko w'umunyabwenge, ngo akirisha igihugu cyose ubwenge bwe. Si imbunda zarwanye, si experience yarwanye, n'ubwenge buva mu ijuru, ngo igihugu kirakira. Ngo ariko igitangaje ngo ntawamwibutse. Ubwenge ntibugororerwa kuko si ingororano yo kwisi. Abagororerwa n'abandi, abagororerwa nabagize knowledge, abagize bwa bumenyi nibo baha ama prix Nobel. Ariko abavumbuye babandi bahawe ibiva mu ijuru kiwo bagororera ntugifite n'impano zo mu ijuru. You don't have anything to give them. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana nta mushahara wamubonera, nta prix Nobel yabona, nta prix y'isi yakura umuntu mu byaha, nta prix Nobel y'isi yasanga umuntu amugaye bamwe ngo haguruka mu izina rya Yesu ngo ugende. Mwari mumva ari ubahaye prix Nobel ngo yakijije umuntu ibisazi, ariko ngo abakora medicine y'ibisazi wabaha prix Nobel. None prix Nobel ifite aho iri limite ku bantu bafite knowledge, apana bafite understanding na wisdom. Undi mwuka n'umwuka wiki wo kujya inama. Si umwuka wo kujya inama gusa, ubwe ni umujyanama. Inama ze ziraboneye, inama ze ntiziyobya, inama ze ntizigira erere. Niyo mpamvu abami bakomeye nka Dawudi yabazaga Imana ngo se Mana ntere turi kumwe cyangwa si ntere. Imana igagarutsa umuhanuzi ngo no, uyu munsi ntutere, uzatere ejo, cyangwa se bireke, cyangwa se tera. Kujya inama kuva ku Mana niko kubeshejeho abantu. Imana igira inama zitabeshya. Imana ireba aho tutareba. Imana izi ibyo tutazi. Imana ivuga ibyo tutavuga. Imana isobanukiwe ibihe. Imana izi gukorera mu gihe. Niyo mpamvu Isirayeli yari ikomeye. Muri Isirayeli mu miryango 12 yari yatoranyijemo abagabo kwa Isakari ngo bazi kumenya ibihe. Barangiza ngo bagaha Isirayeli inama uko bitwara muri ibyo bihe. Mu rugo rwawe hagomba kumenya abantu bazi gusoma ibihe. Muri community yawe hagomba kugira abantu bazi gusoma ibihe bagatanga inama. Undi mwuka n'umwuka w'imbaraga. Umwuka w'imbaraga uratandukanye nizo umuntu yakubita undi gipfunsi. No, ni umwuka ubwira dayimoni ngo va mu muntu akagenda utamuteye urushinga. Ni umwuka w'ibitangaza. Ni umwuka ufata imigati 5 n'amafi 2 bikavamo byinshi. Uyu mwuka w'imbaraga twawukurahe muri bibi? Turawukeneye. Muri krize ya none dukeneye uyu mwuka w'imbaraga. Uwo mwuka w'imbaraga urawukeneye. Ibigutera ubwoba bigomba kuguhunga. Iyo ufite umwuka w'imbaraga, ibikuraza ijoro udasinzire bigomba kuguha amahoro ugasinzira. Ibituma urugo rwawe rutaba ruzima bigomba kugenda ukagira amahoro. Vuga ngo umwuka w'imbaraga. Hallelujah. Hey! Umwuka wo kumenya Uwiteka. Umwuka wo kumenya Uwiteka. Kuko nabibabwiye muri iyi si nta kumenya Uwiteka kubamo. Muri iyi si abantu ntibazi Uwiteka, ntibazi Imana. N'abayizi benshi bayizi mu mutwe ariko ntiratibuka mu mutima. Umwuka wo kubaha Uwiteka ni umwuka wo gutinya Imana, ni umwuka wo gukora ubushake bw'Imana. Yakoze icyo Imana ishaka mu gihe cye. Ese mu gihe cyawe n'icyanjye turakora icyo Imana ishaka cyangwa turakora ibyo abantu bashaka? Icyo Imana ishaka nicyo kingeze kuko nicyo kirimo ubugingo, nicyo kirimo ubuzima. Ndagusaba mwene data, ngusaba uyu mwuka wo kubaha Imana. The fear of the Lord. Iyi fear of the Lord ni umwuka utuma we do his will, dukora ubushake bwe. Bituma mu bihe bikomeye tubasha kumenya ahari ubushake bw'Imana. Mu bihe bigoye tumenya ahari ubushake bw'Imana. Umwuka wa karindwi ni umwuka wo kumwubaha, kubaha Imana. Kubaha Imana birarenze. Imana ntuyibona. Imana si umuvandimwe, si mukeba wawe, si umuvwaze, ariko ukanga gukora ibibi kuko uzi kwiraho. Kubaha niki? Kubaha ni ugukora ikintu umuntu yagusabye gukora yaba hari cyangwa adahari. Kubaha ni ugutinya Imana uyibona utayibona. Kubaha ni ukumenya ko ibindi mo nkora sibyo. Kubaha Imana ni ukuba wewe muri prive no muri public. Kubaha Imana ni ukumenya ko Imana iri kumwe nawe, atari ijisho rya pasiteri n'umudiyakoni.
uyu mwuka wo kubaha Imana rero ubwo ari kumwe na Yesu, ndagira ngo nawe ukubeho uyu munsi. Uyu mwuka ukumanukire. Haleluya. Uyu mwuka ugutahemo, uyu mwuka ukwicaremo, uyu mwuka ukuraremo, uyu mwaka urangire iyi myuka irindwi kurimo yose, nawe ubasha gukora ibikomeye, ukore ibirenze. Haleluya.